Reka nze nkubwire ntimugafate ibyaha ngo mubishyire mu byiciro ngo abatinganyi ngo mwatumye ngo isi irimbuka. Yego, isi yararimbutse kubera abatinganyi. Hanyuma ubugome, icyo wicaranye icyo ari cyo cyose ntabwo kizakujyana mu ijuru. Kandi icyaha ufite icyo ari cyo cyose nutakihana cyangwa ngo ubwire Imana uti mpa imbaraga zo kukireka, ntukigire umwere nawe uri mubi. Ese ko abantu ari abatinganyi, ababavugiriza induru mwebwe ubwo muri ibiki? Ese abantu ko ari abasambanyi, abirirwa babicayeho mubataramiyeho, hari ijambo wawe nzaribasomera nkubwire ngo abo banyabyaha mwirirwa muvugiriza induru, abo banyabyaha mwirirwa mugaya, mwirirwa munegura, nzakubwira ngo nawe ufite ibyaha wicaranye, kandi mu ijuru nta cyaha na kimwe kizajyayo. Hari ijambo Yesu yigeze abwira abantu mbona bameze nk'abo muri iyi minsi y'imperuka. Rimwe ngo bamuzaniye umugore wasambanye, baravuga bati Yesu arahita amuca umutwe. Turashimira Yesu ko akiriho. Turashinani ndashaka kuzamusoma nkamurangiza. Nimba hari umugabo wakubititse kugeza ubwo Imana ibwira Satani ngo wanteye kumuhora agatsi. Yobu yaravuze ngo Imana ishimwe. Mureke mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yobu yari umukiranutsi akaba n'umukire mu gihugu cya Bose, ariko ngo Satani rimwe aramusabiriza, Imana imutanga itabikwiye ku mutima. Kuko ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri Mama Sharirene rero, aho mukurikirana ibintu bitandukanye, harimo ijambo ry'Imana, harimo impuguro, harimo ubutumwa, harimo ubujyanama, harimo guteka neza, kugira isuku yo ku mubiri, ahariho hose mu mutwe. Mbese harimo ibintu byinshi kandi byiza. Hanyuma rero maze iminsi ngenda tuganira ku bintu bitandukanye. Ubushize nababwiye impamvu ibyago biba kuri twebwe, nkoresha ririya jambo Imana yatumye Yona ngo ajye kuburira ab'Nineve, hanyuma ngo barigarura, Imana ikuraho umujinya n'ibyago yari igiye kubateza. Twagiye rero tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ndashaka tuvuge kuri iki kivuga ngo hari ibyo ukora, hari ibyo Imana ikora yishyura amadeni, hari n'ibyo ikora ikubikamo ideni. Ntukirate ibyo yakoze kuko yabikoze utasenze, burya yakubitsemo amadeni. Nutishyurira inaha uzishyurira epfiriya hariya hasi. Ibi bintu mukwiye kubimenya. Ndabasubiriramo insanganyamatsiko y'uyu munsi cyangwa se intego y'ubutumwa ashaka kubagezaho bw'uyu munsi. Hari ibyo Imana ikora yishyura amadeni, hari ibyo Imana ikora ikubikamo ideni. Ntukiratane ibyo yakoze utasenze, burya yakubitsemo ideni. Nutishyurira inaha mu isi uzishyurira epfiriya. Ni ukubera iki natekereje ngo tuganire kuri ibi bintu. Hanze aha hari ijambo rivuga ngo ko ntasenga se, nta bantu basenga kandi ndusha kubaho neza. Nibyo shaka ko tuganira. Ndakubwira impamvu Imana ibiguha, ikabiguha utasenze, ikabiguha utajya no mu rusengero, ikabiguha utaranahakandagira. Ndabikubwira ibyo ngibyo nimbikubwira uri bugabanye ubwibone n'agasuzuguro ku bantu no ku Mana. Umenye ngo ufite amadeni menshi, nutishyura uri mu isi uzishyurira epfiriya. Ariko ibyo nagusaba ni uko ugomba kwishyura. Turareba ni iki wakishyura koko, ni iki wakishyura Imana. Imana ibahe umugisha.
hanyuma ndabanza gushimira abakunzi ba Mama Sharirene, dukomeje kubana rwose mu buryo bw'ibi biganiro ntegura, ibyo kugira isuku, ibiganiro by'ijambo ry'Imana, impuguro n'ibindi. Murabinyereka ko turi kumwe, muranyandikira, mukanampamagara kandi bikanshimisha. Iyo abasilamu bampamagaye, abapadiri bakampamagara, abamasera bakampamagara, noneho n'abadasenga bakampamagara. Umuntu akamwe ati Mama Sharirene sindi umukristo, ninywera n'akayoga, ariko ibintu uvuga ndabikurikira, gumamo. Ubwo bene wacu rero baduca intege, dufite abandi bantu batubwira ngo gumamo. Ibaza umuntu wo mu kabari ukubwira uti ndabyumva, kandi burya natwe ibi bintu twagiye tubyumvira ahantu hatandukanye, nyuma tubizamo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ntago nabura kubanza gushimira, ndabakunda abakunzi ba Mama Sharirene, ndabizi ko muri benshi kandi ndi kugenda mbibona ko mugenda mwiyongera, munkunda mu buryo bwose, kandi buryo umuntu ankunda by'ukuri ndabimenya, n'iyo umuntu ambeshya ndabimenya, kandi mwese mugomba kubaho. Ndabakunda kandi mbahaye agaciro. Hanyuma rero turashima Imana, nukuri turashima Imana nubwo turi mu bihe bibi, turashimira Imana nubwo turi mu bihe bigoye. Nagiye mbaha ibiganiro bitandukanye mbabwira ngo ntago Imana yadutaye, nta nubwo Imana yadukuyeho amaboko. Rwose ubushize narabibabwiye, nukuri nababwiye Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nababwiye ukuntu Imana idashobora kuduta, ntago bishoboka. Hari ukuntu mujya muvuga ngo iki gihugu kirimo abanyabyaha, kandi barimo ye baba we. Iki gihugu kirimo abantu baryamana bahuje ibitsina, iki gihugu kirimo ubutinganyi, iki gihugu kirimo ubutinganyi buba no mu nsengero. Ubundi aba batinganyi mwita ngo ni abatinganyi bari kuri izi mbuga nkoranyambaga, ngewe nta kibazo mfitanye nabo, kuko nta n'ikibabuza gutingana. Ahubwo wibaza abatinganyi bari mu rusengero, abo nibo babi. Kandi reka nze nkubwire, ntimugafate ibyaha ngo mubishyire mu byiciro, ngo abatinganyi ngo mwatumye ngo isi irimbuka. Yego, isi yararimbutse kubera abatinganyi. Hanyuma ubugome, icyo wicaranye icyo ari cyo cyose ntago kizakujyana mu ijuru. Kandi icyaha ufite icyo ari cyo cyose, nutakihana cyangwa ngo ubwire Imana uti mpa imbaraga zo kukireka, ntukigire umwere nawe uri mubi. Ese ko abantu ari abatinganyi, ababavugiriza induru, mwebwe ubwo muri ibiki? Ese abantu ko ari abasambanyi, abirirwa babicayeho mubataramiyeho? Hari ijambo nzabasomera rivuga ngo ntugashyushye inkuru. Hari ijambo nzabasomera rivuga ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe. Ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe. Nzaribasomera nkubwire ngo abo banyabyaha mwirirwa muvugiriza induru, abo banyabyaha mwirirwa mugaya, mwirirwa munegura, nzakubwira ngo nawe ufite ibyaha wicaranye, kandi mu ijuru nta cyaha na kimwe kizajyayo. Hari ijambo Yesu yigeze abwira abantu, mbona bameze nk'abo muri iyi minsi y'imperuka. Rimwe ngo bamuzaniye umugore wasambanye, baravuga bati Yesu arahita amuca umutwe. Turashimira Yesu ko akiriho, turashimira Yesu ko yabayeho, turamushimira ko ahari, turamushimira ko azahoraho ibihe byose. Turashimira Yesu. Maze ngo baramuzana bamukweshurana umugore, hanyuma kuki batazanye uwo basambanye? Yesu rero umunyembabazi, Yesu utagira ubugome n'ubutindi, Yesu utagira ubutiku n'ubutiriganya, Yesu ugira imbabazi, Yesu utashobora kugufatanya na rubanda, Yesu umenya ibintu akamenya kubitandukanya, Yesu Yesu utajya ubwirwa ibyacu, Yesu ubikurikirana byose uko bimeze, Yesu umenya ibya nijoro hatabona, akamenya ibyo kumanywa, Yesu umenya ibyabaye n'ibihari, akamenya n'ibindi bikindi gihe kizaza aho utarabimenya. Maze ngo yiyubikira umutwe hasi, bari bahagaze bategereje ukuntu ari mu muciro rwa Pilato. Mureke mbabwire, hari abantu benshi mwirirwa mwita ngo ni abanyabyaha, izo ndaya mwirirwa muvuga, mwirirwa muvugiriza induru ngo ni indaya, barahari nabo babyivugira, nimureba nabi zizabatanga mu ijuru. Yesu ni umwami mwiza.
Yesu ni umwami mwiza kandi agira imbabazi ndetse akagira n'impuhwe. Tujye tumushimira ko ariho. Hanyuma uyu mwanya nababwiye ko topic cyangwa ijambo tugiye kuvugaho, ndashaka kubabwira ngo ntukirate ngo kudasenga, ko ntasenga, kuko Imana intabara. Ni inshingano zayo kubiduha, ni inshingano zayo kundinda. Si ngombwa ko senga, urumva ubwibone mugira bwo mu mutima ngo ni inshingano zayo, ukagira ngo Yesu uri kuvuga wamuhaye akazi k'ubuzamu. Ni inshingano zayo, bishatse kuvuga ngo atagutabaye se wajya kumurega ngo kuko ari inshingano ze. Igomba kubikora. Si turabana twe b'Imana, si Imana ikunda abanyabyaha, yanga ibya do nuko kame nuko mamwimereye buryo umunengwe wica nk'inzara. Hanyuma narindi kuvuga ngo ibintu Imana igukorera utasenze, ibirimo kukubikamo amadeni, nutishyurira mu isi uzishyurire pfiriya. Ni kuzimu navugaga. Hari ibintu Imana ikora ivamo abantu amadeni, hari n'ibintu Imana ikora ibitsa abandi amadeni. Hanyuma ubu butumwa, iyi message, ibintu tugiye kuganira, tuze kubisoza wibaza ngo mbese Imana irimo kunyishyura amadeni cyangwa iri kumbitsamo amadeni. Mureka mbabwire, ibi bintu byose mubona inaha ntago bizarangirira inaha. Ubuzima burakomeje. Hari n'igihe Satani abashuka hakakubwira ngo iyo wapfuye birarangira. Burya ntago bizarangira. Nyuma yo gupfa ntago bizarangira. Iyo abantu bapfaga, umuntu agapfa kabora bigashira bikarangira, ntago bizaba birangiye. Abantu nibapfa hari igihe kizagera bazuke. Hari abazazukira kubona Kristo ntibakorwe n'isoni bitewe n'ibyiringiro cyangwa n'ibikorwa bapfanye. Ariko hari abandi ngo bazazukira kumwara no gukorwa n'isoni. Bishatse kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kintu kimbabaza, twita ku buzima bw'igihe gito ari bwo bw'inaha, ariko hari ubundi buzima bw'iteka ryose abantu batitaho. Aho tuzava tuhabitse byinshi, ariko aho tuzajya nta na kimwe tuhabika. Abantu bazishyura kandi n'abandi bazishyurwa. Ndashaka guhera kuri aba bantu Imana igitabara nta kintu bakoze. Imana ikakurinda impanuka uti nari mpfuye ariko nari ngiye gucika amaguru. Habaye Imana. Iryo jambo n'abadasenga bararivuga. Ntawe ujya uvuga ngo habaye shitani, habaye Imana. Reka nze nkubwire, nubona ubuzima bwawe bwose ari ubw'ubupagani, ukabuzi yuko ahantu ujya ukanezerwa ari mu kabyiniro, ibintu binezeza umutima wawe ari ugusambana, kunywa itabi, kunywa inzoga n'ubusambanyi bw'amabara yose. Ubu haje ubusambanyi n'uburaya bw'amoko yose. Ntabwo abantu bagisambana ngo bahuze ibitsina. Satani yazanye ubusambanyi bw'indenga kamere. Muri iki gihe abantu bafite ubusambanyi bumaze kunuka ku rwego rukomeye. Abantu basambanira mu modoka, abantu basambanira mu tuyira, abantu basambanira mu nsengero, basambanira inyuma y'isengero, basambana barasambana. Abantu barasambana, bagasambana n'ibintu ntavuga, ntatinyuka kunyuza mu kanwa. Abantu barasambana, ubusambanyi bwarabarenze, uburaya bwarabarenze, ibitekerezo byabo ni ugusambana. Gusambana ntago bakibikora, bafite ubundi buryo basambanamo buteye iseseme. Ye baba we, guhuza imibiri, ibyo ngibyo byavuye kuri pose. Bafite ubundi busambanyi bumwe bwanutse bukanuka, bukanukira Imana, bwarangiza bukagera no mw'ijuru ku Mana ikanukirwa. Ariko muri ubwo busambanyi ukubaka etaje bikemera, ukagura inzu bigakunda, ugacuruza ukunguka, ugakora ubukwe uzi kubana n'umugabo mwiza uri umusambanyi uteye iseseme, uzi ko wubaka n'urugo, uzi kubana n'umugore mwiza, uzi ko mubona amafaranga, uzi ko mudepoza bigakunda, uzi ko mubyara namwe abahungu ndetse mukabyara n'abakobwa.
uzi ko iyo ugiye kubyara Imana igufasha ukava ku iseta, uzi ko bakubaga ukaba muzima ugatahana umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, uzi ko udepoza ibyo bintu byose ukabikora utavuye mu masengesho, ibyo bintu byose ukabikora ntaho uziranye n'Imana, bakubwira n'iby'Imana ukabyirenza bigaca muri uku gutwi bikagera mu kundi. Minerivare rwose ukayibona ukiga, abandi bajya kuzibona ari uko batagangaye basenga. Urugo rwawe rwose nta n'amasengesho urusengera, ariko usazanye n'umugabo wawe nta mwami Yesu uzi, n'ishapure ndakurahiye, n'ishapure ntuzi kuyivuga, nta nubwo urajya ngo usari n'igipindi na kimwe mu bipindi 5. N'agatabo k'abayehova ntabwo uragasoma, nta na rimwe ujya uvuga na mwami Yesu, ariko ugahinga bikerama, ukanaroga bigakunda, ukaba n'umugome bikemera, ugacururiza no ku miti ariko abakiriya bakaza, inkuma zikubita abandi wowe zikagukatira, uko ibyago Imana irindi ibyago abakiranutsi nawe ikabikurinda, ugafata urugendo ukagenda mu mahoro ukagaruka mu yandi, ugacuruza ukunguka, ugatera imbere, ukagira amakonte menshi kandi udasenga, ukabikorana n'ibyaha kandi ukabikorera ku birenge by'Imana ikabikurindiramo, ugakuramo inda ntiguhitane, ejo bundi nukuzikuramo se musigaye mujya kuzinyara muri tuwarete inda, akutwita ugahubuzamo, uwibeshya akagutera inda uhubuzamo, ukaba uri umukobwa umaze guhubuzamo nka 7, ariko ejo bundi ugakora ubukwe, nyamara urugo ukanarubamo. Hanyuma narindi kukubwira ngo iri kukubikamwa amadeni, iri kukubikamo amadeni. Reka nze mbabwire ibi bintu mbikubwiye ndi mu mwuka, kuko nge ntago nazi imbere ya kamera kuza kuvuga ubusa, kuko reka nze mbabwire ibi bintu kubikora birampenda kandi nta mutera nkunga ngira, ibi bintu nta muntu bifashamo muri mwebwe, biranangora, mba navunitse, mba nananiwe mu buryo bukomeye, ntago naza kuvuga ubusa aha ntafite icyo mvuga naryama nkubwije ukuri. Urimo Imana iri kukubikamo amadeni, ureba amadeni umaranye imyaka 20 ugeze ku isi, warakoze ibizami byose urabitsinda, ubona buruse ujya no kwiga, ugezeyo ubona n'akazi, ubu uriga unakora, uri muri Amerika. Hari abarokore batagangariye muri iki gihugu babuze buruse, kandi iyo bagiye gukora icya leta basenga 7. Muri make nshuti zanjye, ntugereka akaguru ku kandi ngo Imana yarakurengeye iragutabara, ngo gutabara kandi utasenze, ibyo ngo ujye ubyiratana. Hanyuma ujye witegereza n'abarokore basenga buri munsi, urebe usange bahora mu ipantaro imwe, abandi nubareba ubona ntibarya bishwe n'inzara, ubone bambaye inkweto zimeze nk'ibibonde, ubone bapfiriye mu bukode, ubone imiruho n'ibyago bibabaho, uvuga uti bariya ko basenga nge ko ntasenge kabimpa, yakubitsemo amadeni. Imana izakwishyuza, reka nze nkubwire, Imana izakwishyuza. Ese ni iki Imana ikwishyuza? Imana ni iki kwishyuza mu madeni kubitsemo? Wambaza ngo ese mama Sharire nzayishyura iki? Dore nta kindi kintu ushobora kwishyura Imana, nta n'ikindi kintu waha Imana. Imana ifite amafaranga menshi, amabanki yose ari ku isi n'ay'Imana. Imana ifite ubutunzi bwinshi, izi peteroli bacukura bazicukura mu butaka, ni Imana yabibitsemo kugira ngo bizabatunge. Aya mabuye y'agaciro, izi zahabu na diyama, izi za korota n'ibindi bintu by'agaciro biri mu butaka byashyizwemo n'Uwiteka, niwe nyiri ubwenge kandi niwe nyiri ubuhanga, ni nawe nyiri kumenya kose, ntacyo wamuha kindi. Dore ikintu Imana ishaka ku mwana w'umuntu, mwana w'umuntu umva icyo Uwiteka gushakaho. Ikintu ugomba kumwishyura ni iki? Ugomba kumwishyura ko ari umwami, ukajya uvuga ngo uri umwami, uri umwami, ukamuzirikana aho uri wose, ugatekereza ku Mana.
iyo umuntu akunda umuntu rero burya ntazagire umuntu ukubeshya. Iyo umuntu agukunda akunda n'ibyo ukunda. Iyo umuntu akwanga agukunda yanga ibyo wanga. Nta muntu ntabwo ushobora kumbeshya ko ukunda umuntu ariko ibintu yanga ukaba ari byo ukunda, hanyuma ibintu akunda ukaba ari byo wanga. Ikikwereka ko ukunda umuntu koko, ibintu yanga nawe urabyanga, ibintu akunda nawe ukabikunda. Urukundo wakereka Imana rero ni ugukunda ibyo ikunda, hanyuma ukanga ibyo yanga. Ese ni ibiki Imana yanga? Imana yanga ibyaha. Umva mureke mbabwire, Imana yanga ibyaha kuva isi yaremwa. Imana yanga ibyaha. Umva, Imana yanga ibyaha mw'abantu. Imana yanga ibyaha. Nta rukundo washukisha Imana. Reka nze nkubwire, Imana yacu wayishukisha iki se? Imana se ko atari umukobwa ngo urayiterekera amaso? Imana se ko atari umukobwa ngo urayiterekera amaso irobe? Imana se ni umugabo? Imana si umugabo, si n'umusore. Imana ntiwayishukisha amaso yawe meza kuko ntabwo iroba. Ntabwo Imana wayikangisha nyashi, nta santima igira. Ntabwo Imana wayikubita h'ibuno, ntabwo niki se? Ntiwayikangisha inyama zokeje neza, ntabwo irya. Resikiri bonetaya zole bone segre atakaya zelebo. Ntabwo Imana wayishukisha amayetaje n'amazu meza n'imiturirwa, ituye ahirengeyeho mu ijuru, zebini dry. Kandi ahantu yicara mu ijuru, intebe y'Imana iba mu ijuru. Mu isi edefodre haba intebe y'ibirenge by'Imana. Nekitaya ikuzimu nawe igerayo. Nta nzu wayishukisha kuko zebo mu ijuru niho yicara ikarambiriza mu isi, n'ikuzimu igerayo. Imana se n'iki wayishukisha? Wayishukisha se kuyisohokana ngo uyigurire inkoko? Wayigurire se yafi yo kwakirura? Wayite ifiriti se yo muri Mariyoti? Wayisohokana se Dubai? Hamwe wayisohokana se hahandi Debeni na Pamela yamwambikiye impeta ya fiyasaye? Wamujyana mu busitani se? Yesu we, nta kintu gikurura Imana mu isi kibaho. Nta kintu gituma Imana ishika. Nta kintu cyayinyeganyereza umutima. Iyi ni Imana ndi kukubwira itandukanye n'abandi bantu. Ikintu kinezeza Imana wayiha, Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikintu bita gukunda ibyo ikunda, hanyuma ukanga ibyo yanga. Ibindi se ni ibiki? Gukunda ibyo ikunda ukanga ibyo yanga, icyo ni cyo gishobora gukurura Imana aho iri mu buturo bwayo bwera, igahaguruka ku ntebe yayo. Ni iki wayishyura? Ni iki wayishyura mu mafaranga yaguhaye? Si ukuyafashishamo abakene se? Ukayakoresha mu bihesheje Imana icyubahiro? Uza abantu Imana yahaye amafaranga mukayatanga mu gufungishanya abandi? Ugahora wirirwa waka abakene uruzabibu rwabo ngo akangaka ndaje ngakure mu nzira, aha ndahagura hose mukuremo. Sawa, ubwo se nicyo cyatumye Imana iguha amafaranga? Wajya ukareba ahandi ugura kandi uragakuramo? Ndaje ngapandishe, nzakimura hariya. Yego Mana, ubwo se nibyo Imana yaguhaye amafaranga kugira ngo utere abantu ibihombo? Nikavuga nzagafungisha. Yego ko Mana. Ubwo se nibyo yaguhereye? Ndabizi ko abantu bafite amafaranga baravuga rikijyana rwose, ngiye se ndabihakanye. Ariko amafaranga Imana yaguhaye yarayaguhaye ngo ugure abakene, ugurisha abakene bazapfire muri gereza. Ntazagira umukene utunga, ntazagira umukene uzamuka, wo muturanye ahure n'ibyago. Akarima ke nzakagura. Nibyo hoya, vuga ko uyu mubirima we uzawugura, uwugure mu nyungu zo kugira ngo muteze imbere. Ariko wivuga ngo nzakangaza akajya kwangara ahandi.
erega burya nawe wakangara. Ariko mwagiye mukurikirana amateka y'abakire bababanjirije urwo bapfuye. Bugira ngo se bapfuye bapanye ibinonko byabo, bapanye amazu yabo se, nta nubwo bapanye amasambu, bapanye amatitire se, cyangwa bapanye intebe bari bicayo. Aho babajyana se ntiwahabonye? Hari na metero kare babahambana. Niko amafaranga Imana yaguhaye nayo guhombya abakene, amafaranga Imana yaguhaye nayo kubuza abantu kuryama no gusinzira, amafaranga Imana yaguhaye nayo kubangamira abantu. Ubu icyo ushaka cyose ugikoresha amafaranga, icyo ushatse cyose ukagikoresha amafaranga. Yakoreshe mu byiza ariko ntuyakoreshe mu bibi. Ntabwo amamodoka Imana yabahaye ari ayo gusuzuguza Imana. Uzi kugira ngo abantu batunge amamodoka, uzi kugira ngo utunge imodoka, ariko ntushobore no kuba wahagarara ngo ugire umuntu uhari ifite, ukaba utagira umuntu muturana ngo umujyane no kwa muganga yarwaye. Umubyeyi yafatwa n'inda muturanye akaba ataguhamagara, uri igikoko uhuma. Izo za rucari ntizakwinjirira muri Vigo. Amafaranga Imana yaguhaye nayo gusangira n'abakire gusa, ntiwakicarana na za nyarucari. Imana ishaka ko kuyishyura se niki? Imana niguha amafaranga ujye uyakoresha mu bintu bihesha Imana icyubahiro. Amafaranga ufite ntaba amafaranga yo kubangamira abandi. Niki se wakitura Imana? Imana ifite ibintu byinshi. Amashuri Imana yaguhaye, ubwenge Imana yaguhaye, ntabwo ari ubwenge n'ubucakura bw'ubugambanyi n'ubugome bwo guhimba ibirego, bwo gukuraho rimwe ukongeraho iyindi, kunyereza amafaranga ukuraho amazeru wongeraho andi. Ntabwo ari ubwo bwenge. Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo abantu bazakugirireho umugisha. Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo abantu bazagire umugisha babugukuyeho, abantu bazagira aho bava n'aho bajya. Ntabwo ubwenge Imana yaguhaye ari ubwo kwiba, ntabwo ubwenge Imana yaguhaye ari ubwo guhimba amadosiye y'ubugome, ntabwo ubwenge Imana yaguhaye ari ubwo gushaka ibirego bitabaho, ntabwo ubwenge Imana yaguhaye ari ubwo gushyirishamo abantu no kubata mu mitego bitewe n'ayo wize. Ntabwo ubwenge Imana yaguhaye ari ubwiza. Abantu bafite ubwiza, ese buri Imana ntukwiye kuyishima? Iyo ubona abantu bari gupfa bazana inyo, abandi bagapfa bazana za kanseri mu bibuno, baragiye kwitezaho nyashi, nawe wayishima? Nese ugira ngo iyo miterere Imana yaguhaye niyo kurangaza abagabo? Amatako yawe yabaye imvi ihamba, abagabo bashiriyemo. Wagushije abapasiteri, ugusha abahanuzi, umuntu wese ukugezeho aragwa, kubera ko wabyanitse ukabishyira hafi aho kandi ubikora by'umushinga. Ntabwo ari ukugira ngo uberwe, si uko ako kenda kakubereye, ahubwo ni imva irangaye. Ayo matako yawe n'ayo maguru yawe musigaye mwambara ubusa buri, ukagenda ukazunguza ikibuno rwose, ugashyiraho na nimero za telefone, ugashyiraho adresse. Abagabo bataye abana, abagabo bataye abagore babo, bahunze ingo zabo, abana ntibakibona amata kubera izo nyashi. Wirirwa wanitse hariya mu mujyi, izo wirirwa wanitse mu kazi, uzani kubiza ubishaka uvuga uti ndabamara, ayo nkorera ni makeya, uyazajya njyana muri saro, uyazajya sohokana, uyazanyishyurira inzu, uyazangurira imodoka. Ariko reka nze nkubwire, hari ijambo nasomye rikomeye ryaravuze ngo umuntu ucukura icyobo ntagipfundikire, inka y'umuturanyi ikagwa muri icyo cyobo, azagira gute? Azishyura intumbi, azikorera iyo ntumbi, hanyuma yishyura inka. Iyo ntumbi y'inka ni wowe uzayijyana kandi uzishyura inka nzima. Ibyo byobo byanyu, ibyo byobo byanyu mwacukuye biri kugwamo abagabo n'abasore, wamubariye ukamubarira uti ndamubarira, aho anyuraje mu kazi ndahazi, nzajya njya muri biro, yego nzamukarangira akanyobwa. Abagore barumiwe, minerivare zarabuze, bahora barira ku manywa na nijoro. Ntabwo Imana ijya kuguha imiterere, Imana ijya kuguha igihagararo, Imana ijya kuguha ubwiza. Ntabwo ari icyo yari igamije.
yagira ngo n'ubwiza bwawe buyihimbaze, yagira ngo ubwiza bwawe buyishime, yagira ngo ubwiza bwawe buyiheshe icyubahiro. Ntago yari yavuze ngo ubwiza bwawe buzaba icyobo abagabo n'abasore bazarimbukiramo. Muhishe ibyo byobo byanyu. Imana ikugira umuhanuzi, Imana ikugira umuhanuzi. Ntago yagira ngo uzuzuze iyo nda yawe, izo nda zanyu zitajya zuzura zahindutse imyobo. Imana yakugize umuhanuzi kugira ngo uhanurire amahanga, kugira ngo abantu bumve icyo Uwiteka avuze. Ntago yigeze kugira umuhanuzi kugira ngo uhanure iby'amarangamutima yawe, kugira ngo igifu cyawe gikunde cyuzure. Yewe ubu narumiwe. Wari wabona umuntu ubwira umuntu ngo ndashaka kugusengera, ariko ndashaka gufata y'ibiri urampisimbura mu byizi. Ibyo bintu se ni Imana yabiguhereye? Nzajya noneho ubu leta yarabifunze, ariko iyi leta iba mu mwuka shaho ragahoraho. Iyi leta nimba hari abanyamwuka dufite, nimba hari abantu bareba kure, nimba hari abantu bakorana n'Imana, n'iyi leta. Mwajyaga mubeshya ngo muzajya muri muryo, ibeshye ujyeyo. Ubu se muzabeshya iki? Ndashaka kujya muri murya kugusengera, ndakujyanirayo cya cyifuzo. Kuva i Kigali ujya muri murya turakodesha imodoka ni 150. Esase yarahenze, urumva no kuzagenda mu nzira icyokora. Buriya bufaranga mwariye se muracyaburya? Ubufaranga nka burya ntago bujya buhaza, ntibuhembura abantu. Maze shaka yohereza, usibye ko bamenye ubwenge, akayohereza muri murya sujyayo. Vuga ngo ni wawe muri salo nta na mwami Yesu umusengera. Muri murya nta na mwami Yesu umusengera, nta na mwami Yesu ujya uvuga. Imana ibatabare. Cyatumye Imana ikugira umuvuga butumwa ni ukugira ngo uvuge ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza nyine. None se reka nze mbabwire, muzajya mwiyirirwa mubeshya abantu koko? Mubeshya abantu, murababeshya ibishunga se ni inkoko? Mwabwiye abantu ko nibatihana bazapfa, mukabwira abantu ko nibihana bazabona ubugingo. Naho hano kuri sinzi umuntu uherutse kuvuga ngo abantu ngo bavuga ibintu bitururutse imitima. Nimureke mbabwire abantu, reka nze mbabwire umuntu, abantu bakwiye kubwirwa ibyururutse imitima. Ese abantu bakwiye kururutsa imitima ni bande? Abantu bakwiye kubwira inkuru zururutse imitima ni bande? Abantu mwagiye mubaha ibibakwiriye. Ubuse muzajya muhora mubeshya abantu, mwabantu mwe. Uzabeshya abantu ijuru hari iryo uzabajyanamo? Wababwiye amategeko n'amabwiriza bijyana abantu mu ijuru ukareka kubashuka. Hanyuma narindi kubabwira yuko ibyiza Imana ibakorera mutasenze ari amadeni Imana yababitsemo. Ubwo ni sample nabahaga n'urugero nabahaga. Nawe wiyuzurize ureba amadeni umaze kugera ku Mana, hanyuma ugerageze kuyishyura. Kandi kuyishyura nabikubwiye ni ugukunda ibyo ikunda ukanga ibyo yanga. Hanyuma ndashaka gusoreza kuri iki, abantu Imana ivamo amadeni. Iyi teme yavugaga ngo ibyiza Imana igukorera utasenze biri kukubitsamo amadeni. Hanyuma hari abantu Imana ikorera ibintu ibabitsa kama amadeni, hari abandi ikorera ibindi ibavamo amadeni. Haleluya. Narinje kukubwira ndimo ndasoza, wowe wakoreye Imana ntucogore. Ibicogoza birahari, ibisubiza umuntu inyuma birahari, ariko reka nkubwire ntuzabivemo, ntuzabireke, ntuzabitera umugongo. Imana ntuzayihakane, komeza urwane intambara nziza. Hari umugabo umwe wavuze amagambo meza nkunda, yaravuze ngo nzarwana. Imana ishimwe ngo nzarwana intambara nziza. Reka nze mbabwire, ubu buzima tunyuramo, iyi mibereho yo kumanywa na ninjoro, intambara turwana nizo kugira ngo tugundire agakiza. Mbabwije ukuri, ntago intambara z'umukirisitu ari ukurwana kugira ngo arye ibirayi. Ntago turwana ngo twubake amazu, nta nubwo turwana ngo tubone amamodoka, ntago turwana ngo tubone ibintu. Ni ukurwana intambara nziza kugira ngo tubone ubugingo, kuko abafite ubugingo bemerewe ubuzima, ariko abafite ubuzima ntago bemerewe ubugingo. Ubugingo bukurura n'ibindi, ariko ibindi ntibikurura ubugingo, kuko ubugingo ni umwihariko. Imana ihabwa icyubahiro.
nzarwana intambara nziza, nzarinda ibyo kwizera, kugeza ubwo nzabona uwankuye ahakomeye, mukunzi uzaza ryari se, kw'ababisha bangose, yewe mfite umukunzi umenyera ubuzima, nzarwana intambara nziza, nzarinda ibyo kwizera, kugeza ubwo nzabona uwankuye ahakomeye, mukunzi uzaza ryari se, kw'ababisha bankubye, njyewe mfite umukunzi umenyera ubuzima. Ndashaka kubwira abagenzi ngo nimukomere. Ni ukuri Imana ntago yirengagiza. Imana ntago yirengagiza, naho waba ugeze kuri finari ubona ko ugiye gupfa, kuri finari ubona ko ugiye kugwa, kuri finari ubona ko ugiye kuzima, kuri finari ubona ko ugiye kuzimira, ntago hoya. Mureke mbabwire, ndi umugabo wo kubihamya. Imana ntiyagukuraho amaboko. Mwaragendanye urugendo rungana kuriya, warakoreye Imana muri buriya buryo, kandi n'ubu uri kuyikorera. Ntago yaguta mu biganza by'abadayimoni, ntiyaguta mu biganza by'abazimu, ntago yaguta ku musozi Satani ariho, ntago Imana yakureka, ntago yakwirengagiza. Ibyo ngibyo njyewe ndabihamya, ntago yaguta. Hari ibintu Imana ikora iri kuvamo amadeni. Amadeni ni ayahe Imana yatugiyemo? Ni yayandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Ni yayandi amadeni. Hamwe yakubwiriye hantu imisozi itarafungwa, ikakubwira ngo ndaguhetse ku mugongo, nujishuka nzajya ngusimbiza nongere njishe. Burya yari ikugiyemo ideni. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Reka nze nkubwire, amadeni Imana yagiyemo abakozi. Igihe yavuganaga nawe ngo ntago izagutanga mu maboko y'abantu utinya irivodrayi, burya yari ikugiyemo ideni. Ni ukuri ntibakwica, ntago uzagwa ku gasi. Amadeni, cya gihe Imana yakubwiranga ngo uzarya abandi bashonje, ririya ni ideni. Amadeni, nzakurinda ibiteye ubwoba. Igiteye ubwoba cyane nijoro ntago kizakugeraho, hariya ni amadeni. Haleluya! Nzagendana nawe, uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Buriya rero hari abantu bagenda ari ibivume, ntago Imana ibeshye. Uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Mureke mbabwire, hari abantu njya mbona batera abandi ubwoba, cyangwa bakavuga ibyo badakwiye kuvuga. Si ngombwa ko abakuvuma ubavuma, si ngombwa ko abakugirira nabi ubatindaho. Hari ibintu ubundi biba ari automatique, bihita byikora. Uzakuvuma, nta comment, uzakuvuma nzamuvuma. Burya abantu benshi bagenda ari ibivume, abantu benshi bagenda baraciriweho iteka kandi batabizi. Uzakuvuma nzagira gute? Nzamuvuma. Uzaguhiga nzamuhiga, uzakugenza nzamugenza. Bazagutera banyuze mu nzira imwe, nzabatatanyiriza muri zirindwi. Ariko uzagusabira umugisha nanjye nzawumuha. Uzakugirira neza nanjye nzamugirira neza. Uzakwifuriza amahoro nanjye nzayamuha. Hanyuma hari ibintu Imana ikora ivamo abantu amadeni. Nubona Imana iri kuvamo abantu amadeni, mujye muceceka. Mwajye mureka ubundi Imana ikatuvamo amadeni. Nta deni Imana yari itazavamo, kuko Imana ni umugabo urya ideni kandi akazaryishyura. Ijambo Imana yavuganye nawe ni ukuri zarisohoza. Nubwo ugeze kuri finari, nubwo inzira zawe zose zifunzwe, Imana nihabwa icyubahiro. Nubwide esekraivo, umva ukuntu demando zomene, umva ukuntu Yobu yavuze.
Yesu we, Yobu yahuye n'intambara mw'abantu mwe, ahura n'ikintu bita inkuru zimbitsi. Maze iminsi nsoma mu bitabo bya Yobu, ndumva ngeze ku gice cya 18, ndashaka kuzamusoma nkamurangiza. Nimba hari umugabo wakubititse kugeza ubwo Imana ibwira Satani ngo wanteye kumuhora agatsi. Yobu yaravuze ngo Imana ishimwe. Mureke mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yobu yari umukiranutsi akaba n'umukire mu gihugu cya Usi, ariko ngo Satani rimwe aramusabiriza, Imana imutanga itabikwiye ku mutima, kuko yaravuze ngo wanteye kumuhora agatsi. Mureke mbabwire, Yobu ngo yaburiye rimwe abana 10, abakobwa 3 n'abahungu 7. Yobu ngo abakarudaya baramunyaze, ngo umuriro ukajya uva mu ijuru ugatwika ibintu bye, ibimasa bihinga, amapfizi y'intama. Umva, Yobu wahoranaga inkuru z'ibyiza, ahorana inkuru zimbitsi, ngo kandi iyo batwaraga ibintu bye basigaga bishe n'abagaragu be. Mureke mbabwire, narindi kubwira abantu badafite inzira. Yobu yaravuze ngo nubwo imbere ntayibona. Uzajya kuvuga aya magambo, yaramaze guhura n'abagabo 3. Njya nkunda kuba babwira abagabo bitwa ba Zofari n'aba Birudadi n'aba Imana ishimwe n'aba Elifazi. Aba bagabo bajya batuzira mu buzima. Aba bagabo twasenganye nabo, iby'Imana itubwiye barabivuga, batumeneye amabanga, baradushinyaguriye, batwishe. Aba bagabo ntabo wahuye nabo, nta kuntu waba utarahuye nabo, pakuba usenga gusa. Baramuzengereje, bamubwira amagambo mabi, baramubwira ngo yuzuze nayo, baramubwira ngo urugo rwawe rwinjiye mw'ibizira Imana yica abana bawe, baramubwira ngo ntago Imana yakureka, baravuga ngo icyubahiro cyawe naho cyagera hejuru ku ijuru ntago kizabura kumera nk'umwanda ukuvamo. Bamuteraniraho, baramubwira ngo wivuga amahomvu, bamubwiye amagambo mabi, kandi ngo baravugaga bakagira gute bakisubiza. Baravugaga bakongera bakavuga bakongera bakavuga. Ariko Yobu ngo abona nta nzira, abari kumuhumuriza baramuhahamura, ariko avuga amagambo meza. Ni wowe ndi kubwira, ugeze mu nzira ebyiri, dore uhagaze muri rompuwe, uri kwibaza ngo ndanyura he, ko inzira zose zifunze. Ukuntu inzira zose zifunze, amaso yanjye yarabibonye. Hari ubuhamya nzatanga mu yindi myaka. Inzira ziragenda zigafunga, warangiza ukenda ukaba nk'ikiragi, ukaba ikiragi. Yo bumva amagambo yavuze, yaravuze ngo imbere ntago ndi kuyibona, haravuga ngo inyuma ntago nyibona, haravuga ngo imoso ntayo mbona, haravuga ngo n'indyo sindi kuyibona, haravuga ngo ariko Imana ihabwa icyubahiro nubwo imbere n'inyuma ntayibona, nubwo iburyo n'ibumoso ntayibona, yihisha mu kuboko kw'imoso kugira ngo ntayibona. Ariko haravuga ngo izi nzira nyuramo, Imana izi nzira unyuramo, nubwo wibwira ngo ntago iri kukureba, irabizi. Inzira uri kunyuramo irabizi, yiza kutabimenya. Hari ibyago byari kukuzaho, hari ukuntu byari kugenda, ntago byari koroha, byari gukomera. Haravuga ngo irimo irangerageza, Imana iri kukwigisha kuyitinya, irimo no kugira ngo utazongera kumenyera inzira zayo, iri kugira ngo ukure amaso ku bantu. Wari umaze iminsi ufite abantu ahantu hanze amaso, biri ibyanga kubi. Umuntu nanakugirira neza ntukamwimike, burya n'Imana ibi bikoze. Hari ikiri kukwigisha, izi nzira uri kunyuramo, ahantu utuye irahazi, irabizi ko inzu yenda kukugwaho. Ubu noneho imvura igiye kugwa, ubu wituriye mu manegeka, imvura irakuba, kavuga uti noneho ntirica, iri bungweho. Wabuze ukugurira, wabuze no kuyivugurura, wabuze no kubaka nk'abandi. Humura, irabizi ko abana batagiye ku ishuri, irabizi ko ufite ubwoba bwo kwishyura, watanze avasi ariko hasigaye make. Imana irabizi, induru yo mu rugo rwawe irabizi, agahinda umugabo agutera n'intimba irabizi, agahinda umugore yaguteye. Imana irabizi ko upfushije ubukwe kenshi, irabizi ko baguteranyije, irabizi ko baguhagurukiye, irabizi ko baguhiga, irabizi ko bakugenza, irabizi neza ko aribo bakujyanye muri gereza, irabizi ko bakwirukanishije mu kazi, irabizi ko utajya urenga umutaru, irabizi ko uhembwa make ntibivemo. Ibyo mu rugo rwawe irabizi, ibyo mu kazi irabizi, iby'ubuzima bwawe irabizi, iby'abanzi bawe irabizi. Ntago
ntabwo Imana irya ideni itazishyura. Hanyuma ndashoje. Haleluya, haleluya, haleluya. Gira ihumure, nta deni Imana izakujyamo itazishyura. Imana irishyura. Maso yanjye yarabibonye, Imana irishyura. N'ubu izanyishyura. Hari amadeni iri kunyemerera, izanyishyura. Kandi reka nkubwire, ntabwo Imana ipfa kubikora. Imana yarabibonye, yabonye ukuntu yihamya mu ibanga. Imana yarabibonye ukuntu wayinambyeho. Imana yarabibonye ukuntu wanambye muri korari, wanambye mu murimo wayo, murimo w'Imana. Warahasonzeye, wahambariye ubusa, wahambariye urubwa. Haleluya, haleluya. Warashinyirije, warakomeje urafata. Wirukanwe mu kazi kubwo gukunda Imana, wanze guhemukira Yesu. Hari ibyo waretse, hari ibyo wazinutswe kubwo kumukurikira. Hari ibyabaye igihombo, ibyarinda muzawe byabaye igihombo kubwo kumwubaha. Ibyakugaburiraga byari kwagura imbago zawe, byari gutuma ukira, byari gutuma utera imbere, byo wirengagije kubera Yesu. Burya yarabibonye, ya magambo wavuze yarayabonye. Yabonye ukuntu umukunda, yabonye ukuntu umuhoza ku mutima. Yesu yarabibonye, Yesu arazirikana. Nubwo uvuga ngo kutinze, ko watinze kuza, Yesu ntago yatinze. Harimo kubigupakirira, hari kubirundanya. Hoya humura, nta kintu kizabibuza. Ntago naho bakitambika gute, umugisha wawe urahari. Imana izagucira inzira mu nzira igihumbi, harimo n'inzira yawe. Ndashaka kugusengera. Ngiye gusengera abantu babiri. Ngiye gusengera abantu babiri. Umuntu wa mbere ngiye gusengera ni uwariye amadeni menshi y'Imana. Ugomba kuyishyura ukiri muri ubu buzima. Nutayishyura ugihumeka, uzayishyurire pfiriya. Ariko ndashaka kubwira n'undi, erega Imana yakubwiye byinshi. Burya nta madeni yakujyagamo. Yakubwiye ibyo izagukorera, yarakubwiye. Hoya burya niyo yavuganye nawe. Humura izakwishyura. Wikigirira nabi, wikirwanirira, wikicira inzira, wiva ku Mana, wiyizinukwa. Mwami wanjye Yesu, haleluya. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje. Ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye uyu munsi wateguye, ngushimiye ko twabanye, ngushimiye amagambo wampaye kuvuga. Ndagushimye. Abana bawe dore baradukurikiranye. Mwami ndabasengeye. Buri wese aho yumviye ubu butumwa ndamusengeye. Uguciriye bugufi nonaha ndamusengeye kugira ngo aguge neza, abone imbabazi z'Imana, abohoke mu mutima kandi agirirwe neza nawe. Uwiteka, herekeza ubu butumwa, herekeza iyi message, uyigeze ku muntu wese yagenewe. Niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi bwo kwemeza imitima y'abantu kugira ngo bakugandukire. Nanjye mbasabiye gukira, mbasabiye gukizwa, mbasabiye imbabazi, mbasabiye umugisha wo kubabarirwa n'Imana. Ntarasoza Mana, komeza kwita ku gihugu cyacu. Niho twegeye kureba izuba, niho waduhereye amasezerano. Haleluya. Hedresivo, haleluya. Uwiteka, hari ibyo wavuganye natwe bizatubaho. Ibyiza turi muri iki gihugu, wakiduhereyeho amasezerano. Ugomba no kuyasohoreza mu gihugu cyacu. Turasaba umugisha, turasaba umutekano, turasaba kurindwa n'Imana, turasaba ibyiza mu gihugu. Twatuye amahoro, twatuye Imana ishimwe. Amaboko y'Imana meza naramburirwe mu gihugu. Tanga agakiza ku banyabyaha, tanga agakiza ku batakuzi. Girira neza igihugu, kizanemo umucyo. Kandi Uwiteka, tanga umutekano n'umutuzo. Kandi iki cyago, iki cyorezo, uri Imana ivugana n'ibikomeye, uri Imana ihagarika imiraba n'imiyaga. Wabikora bigatuza, wabikora bikarangira. Hari icyo wadukorera, hari icyo wakora. Mwami ndagusenze, ngusabye amahoro, ngusabye umutekano, ngusabye kugubwa neza kw'Abanyarwanda, abatuye isi, abaturage duturanye nabo. Mwami n'ibihugu bindi,
tanga amahoro, tanga umugisha, tanga gutuza, kuko byose bikorwa n'imbaraga zawe. Abanyarwanda ubagirire neza, n'abandi bankurikiranye bari ahandi ubagire neza mu bihugu batuyemo. Nutanga agakiza, ugatanga kubohoka, ugatanga ibihe byiza byo gusenga, ibyago n'amakuba ukabyirukana, ibyiza bikaba mu bihugu byabo. Mana, tuzagushima kandi izina ryawe rizahabwa icyubahiro. Ngushimiye ineza yawe, gushimiye urukundo rwawe, gushimiye umugambi w'ibyiza udufiteho, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ubu butumwa bugere kure, ukoreshe ya ubutumwa ubusangiza abantu, ntubwumve wenyine kandi nawe uzabwumva uburangize, buzakugirira umumaro, kuko ibi ni ibintu Imana ivuze inyuze mu kanwa kanjye. Imana rero nibaha umugisha, ndabakunda, ni ukuri ndabakunda, kandi njya mbasengera abakunzi banjye abankurikirana, njya mbaturaho umugisha, njya mbasengera ngo mukire ibyaha kandi mukire n'ibyago, kugira ngo murusheho kugubwa neza. Abatarakora subscribe ni muyikore, mukore share, hanyuma na comment nta kibazo. Imana nibaha umugisha, amen.